uramutse ubaye ufite inda wumva udashaka utishimiye utazashobora kurera why not yondo tahubuzamo umvera vanamo bro mukobwa vanamo nawe twese twako mu buzima bushaka ngo ndudashoboye kurera bro nago twese twavutiye muri life nziza cyangwa se ubuzima usanga twese twabasha gusurviving ariko ibintu mani ugomba kwihangana ugahangana nabyo mani none se abantu bose bihanganira ibintu kimwe abantu bose babyara abakire mani undi akumva uri umukobwa baguteye inda kuva ko solution ari ukuyikura ariko ubundi reka nkubaze uzakundira no reka nkubaze kuva ko solution mani yo kuba uri umuntu nyene wumva uri proud wumva uri umubebe kandi ababebe benshi murabigira mani none se reka nkubaze none hari ikintu cyako kubaza kandi cy'ingenzi hari ikintu cy'ingenzi mba nkubaza nta no kwisiga amaraso cyane cyane ko mwana ubuvanyemo n'undi ntubunamuzi none se ubumubona sure none se ubumubona he ubwo se urumva atari bari icyo kirwoko cy'ubwicanye mani nta bwicanye uba wishe none se amaraso barayica umubebe natwita ngo umukunzi wawe natwita ngo mubona mudafite ubushobozi ngo uzatuma ubwira ngo ayikuremo ase nta nubwo mwahasoringa mani ubuzima bugakura ariko guhasoringa wenda weho aho nguwo wemeye guhasoringa noneho hari umutwita atabyemeye se no se baramufashe no kungufu bro manzi byumve nose waba wafashwe ku ngufu kavuga ngo icyo cyano zakibyara ukijyana hehe kuri yose reka nkubaze nose nimba aba yafashwe ku ngufu uwo mwana bagiye kuba inzira karengane yiki nose ibibazo yagiranye n'uwamufashe ku ngufu cyangwa se ingwana yagiranye n'uwamufashe ku ngufu umwana bagiye kubizira gute ngiye kintu ikibazo gese nemera kari n'umwana ngiye umuntu uri mu ndasi wabamo man ntago nemera nta buzima bubi bubari igihe kirekire man nta buzima bubi bumari igihe cyose man uwaba mu buzima bubi ariko as long as wihanganye ukanakora cyane ubuzima bubi burarangira wikuva ko nimba twita udafite imyenda udafite aho kuba udafite udafite uzagufasha ngo umwanza ari ugukuramo inda kugira ngo wewe reka nkubaze nza abakobwa bari hariya Nyabugogo sibyo n'abadamu baba mu biraro bafite abana babyaye no nibyo ushaka ko bajya mu biraro kandi byose byatewe n'abana babyaye utagira ngo ni n'ikindi kintu cyabiteye reka nkubaze man nyina mugabo uwo niwe mubyeyi man nuzi umubyeyi wemera umwana mu kiraro no siko cyaba atarayikuyemo akamubyara urumva kugira ngo nyefate umwana ngiye mujyane mu biraro hariya Nyabugogo ngiye kubyara umwana naho ubuzamo nkakora swap bagita gukora swap guswapinga ase man ungari girlfriend wawe man shari girlfriend wawe man nabyishimira ariko nge nabyishimira bisere nge namabwira ati man reka ngiye mubwira wanjye no gukunda ikintu wifuza niba udashaka umwana ntabwo biguhatiriye wa mukobwa we iyi si ntiri fair turabizi neza ushobora kugira ikibazo ukisanga uri muri risk watwise pe kandi ndutayiteguye maybe wanyu bari kubangamira urabizi neza ko ufite ababyeyi b'inkazi batakumva bakubwira nabi urabizi ko ufite abasaza baba brother bawe cyangwa bakuru bawe batari buze kukwakira ariko ntago umwanzuro aka kanya utugira ari wo gukuramo inda ahubwo utekereza uvuga ati ese iyi nda ntwite yaba ari wo mugisha wanjye reka nongere mbasuhuze ndetse kandi mbifurize kugira ibihe byiza cyane ndetse kandi mbifurize kugira amahoro y'Imana reka nizere ko ibyo murimo byose bikomeje kugenda neza cyane ndetse kandi aho dukurikiye aho ari hose reka nizere ko uyu munsi ukomeje kuba uw'amahirwe kuri wowe kandi nawe utameze neza aho waba uri hose mu gihugu gigiye gitandukanye hanayeho igihugu ariko ni ibihugu ndabizi neza ko mama dukurikiye muri Burundi muri Tanzania East Africa hose ndabizi neza ko Mala Media TV ibiganiro byacu bibageraho neza gatano kuri gatano rero nkuko mubona hano ndi kumwe na Dafamasi nyawe umuhungu dukorana hano kuri Mala Media TV hano rero nubwo turi kuvuga gutya ariko hari ibintu bigiye bitandukanye tutumvikanaho murabizi neza ko no muri society man no muri society usanga mudahurizaho man mudahurizaho bro na muri society badahurizaho uko ntabwo ari abantu ntabwo n'ubundi uko tudahuza ibintu hari n'abandi bataba babihuza hari n'abandi bataba batekereza bataba bafite imitekerereze imwe twese buri wese agira uruhande ahagararaho niyo mpamvu buri munsi tujye kuza tubakuti content kugira ngo buri wese aduhe suggestion cyangwa igitekerezo cyiwe kuko hari abantu usanga nyine dufata ibintu kimwe of course ufite uburenganzira bwo gufata ibintu kwawe ariko nyine twe dushaka kugira ngo turebe byibuze se uruhande rufite abantu benshi barushyigikiye uruhande rufite abantu benshi bafite icyo bahindura muri societe n'uruhe that's why every day
iyi gahunda tugiye kuzajya tuyikora buri munsi, tugiye kuzajya tuganira ku bintu bidahurizwaho. Nibyo koko abantu bose ntago bumva ibintu kimwe. Hari abantu bumva ibintu negative, hari n'abandi bumva ibintu positive. Ariko nanone twebwe n'iki tubereho kugira ngo tubereke uruhande rwanyu, tubiganireho, tubereke ko nimba ari ibintu bitari byiza, tubyereka abanyarwanda ko ibyo bintu bitari byiza, ndetse kandi uyu musore rero, uyu musore mubona nimba mwarabonye ikiganiro cy'ubutaha, yaransazije ashaka kunyereka uburyo ashyigikira. None ni umuntu buri gihora man kuri negative side, usanga ari wa muntu wemeza ibintu cyangwa se ukunda ibintu nyine by'ubujiji, ibintu by'ubujiji. Oya, ntabwo ari gukunda ibintu by'ubujiji, ahubwo niwe kijiji, kuko ngiyewe nanone ngendera ku bintu abantu benshi bakunda cyangwa se bakurikirana. Kuko ni ukuvuga ngo weho nimba weho wifashe nkumva uri kumbwira ibintu tudahurizaho, ntabwo ari ukuvuga ngo ni negative, ahubwo weho reka nkubwire bro, nawe hari ibintu hakana ariko wigeze noze wirengagije. Oya, nta kwirengagiza, nta no kwigiza nkana, wirengagije kwigiza nkana. Ni ibintu nkuziho, uri umuntu ugira ikintu bita debating, ukunda guhangana ku bintu bro. Oya, si nko guhangana, ahubwo weho hari nk'igihe weho nk'ubu mvuze ngo abakobwa bajye bavanamo inda mu gihe bumva batabishaka, watangira kuvuga ngo hoya ngo bajye bazishyiramo. Ibaze nyine, ariko se urasezana none ibaze abakobwa bajye bakuramo inda, ibyo kabisa nese bakazikuramo mu gihe wumva utayishaka yihubuze. Asereka nkuboze man, buriya ko weho mama yakubyaye, iyo akiza kugukuramo cyangwa iyo ataza kukubyara ubu ngubu uri ku isi man bro, erega man nawe ufite contribution nyinshi utanga. None urafata umwana w'umukobwa wavutse nawe akabyarwa, ukamugira inama yo gukuramo inda bro. Reka nkubwize ukuri, ngewe mu gihe ngende ndi umukobwa wenda sindi umukobwa, wenda abakobwa baraza kutubwira muri comment, uramutse ubaye ufite inda wumva udashaka, utishimiye, utazashobora kurera, why not yondo tahubuzamo, umvera vanamo bro, erega man mukobwa vanamo. Ntabwo twese twakuba mu buzima bushaka ngo ndi dushoboye kurera bro. Ntabwo twese twavukiye muri life nziza cyangwa se ubuzima usanga twese twabasha gusurviving, ariko ibintu man ugomba kwihanganira, ugahangana nabyo man. None se abantu bose bihanganira ibintu kimwe, abantu bose babyara abakire man. Undi wakumva uri umukobwa baguteye inda kuva ko solution ari ukuyikura. Ariko se reka nkubaze, uzakundira no reka nkubaze kuva ko solution man yo kuba uri umuntu nyene nawe wumva uri proud, wumva uri umubebe, kandi abababy benshi murabigira man. None se reka nkubaze, none hari ikintu cyako kubaza, kandi cy'ingenzi, hari ikintu cy'ingenzi mba nkubaza, nta no kwisiga amaraso cyane ko uwo mwana ubuvanyemo n'undi ntubunamuzi. None se ubumubona? Sure. None se ubumubona hehe? Ubwo se urumva atari bari icyo kiboko cy'ubwicanye man. Nta bwicanye uba wishe. None se amaraso barayica, nako umwuka se wawica. None se umwana yari mu nda bari umwuka cyangwa bari umwana man? Ako man yari mu nda ntago bari umuntu, ubundi umuntu aba umuntu. Ubu so sister wawe manza wumve namubwira ngo ahubuzemo kugira ngo umuntu abo umuntu iyo yagaragaye yageze ku isi, mu gihe akiri mu nda ntago aba ari umuntu. Byo aba ari ikizi, aba ari amaraso cyangwa ari amazi. Umwana atangira kuba umuntu, agatangira kugira communication guhera ku mezi 3 bro. None se nimba wowe wumva ko uri umutima, niyo yaba ari amezi 7 ntago ari umuntu. Reka maraba umuntu abababy benshi umwana uri mu manzu nyumve umwana uri mu nda utarageza amezi 9, uwo mwana ntago aba ari umwana, ntago aba ari umuntu. Wemere guhubuzamo we mukobwa, ubuzamo naho ubuzemo kabisa. Mu gihe yumva atabishaka atabikeneye, ubuzamo. Reka mubaze ntabwo akanyura mu tufite sister wawe, sibyo bakubwira ngo ngewe rero brother wanjye natewe inda, kandi natewe mu buryo buto nyine ntateguye, maybe kwifata byaranze, sindakoresha agakingirizo nyine ngwa muri risk nterwa inda. Ubu ngubu akaza kakubwira, and then umusore dukundanye cyangwa se umusore dukunda nta kintu na kimwe ashaka kumfasha, kandi urabona life ndimo yo gusurvive nyine nta kintu bashaka kumufasha nyine wakabyumvise nyine ko wakabyumvise naho ubuzemo. Mu gihe abyara bundi kankwereke, bundi hari impamvu zirenga 1000 cyangwa 1010 zigomba kwemerera umuntu umukobwa kuba inda atayishaka, agomba guhita ahubuzamo. Icyambere, hari igihe umuntu wamuteye inda abatamukunda, icyo si kimwe. Icya kabiri, hari igihe umuntu wamuteye inda
abatamwishimiye cyangwa abona uwo muntu atari uw'inzozi ze cyangwa ari n'umutindi sibyo ubutindi butuma ukuramo umwana mani ubundi umwana ni umutware brother none se reka nkubaze ariko uzi ko umwana ushobora kubukura ese reka nkubaze mani wa mukobwa wo nkuritse aka kanya uramutse ukuyemo inda ariyo nda ya mbere n'iya nyuma ugiye gutwita ugasanga uwo mwana ukuyemo niwe wari kuzabugira wenyine umva munda z'abakobwa haba n'imbyaro nyinshi harimo imbyaro nyinshi cyane abatabyara mani abahe batabyara nta muntu batabyara cyane nta muntu ubyara umwana umwe yamara kubyara umwana umwe kazisanga atongeye kubyara amana oya reka nkubwire iyo side si yo kuki wowe utumva ko bishobora kuba ari ibyago cyangwa se bikaba ari intambara ubaye utwita umwana ukamukuramo ugasanga ari we kuzabyara wowe n'ubundi utazabyara n'ubundi abatazabyara nta ubundi n'uwo uwo mwana ashobora kuzamubyara karanda n'undi ashobora no kumubyara agapfa ariko batamukuyemo mani umukobwa ufite inda bateye inda akumva atayishaka njye namugira inama yo kuyikuramo uzi impamvu mugira inama yo kuyikuramo hari igihe noneho ese ukareba ugiye kubyara umwana reba bino bibazo biri ku isi ibiceri byarabuze amafaranga yarabuze ukavuga ngo ugiye kuzana abana ugiye kuzana ibyana ku isi mani erega mani planning kuzana ibyana ku isi mu gihe weho ubona yuko aya nuse bro use man ubundi kubaho k'umuntu bitegurwa n'Imana man wewe wifata umwana uvuga ngo uyu mwana ngo ndamutwite ngo but I'm not yazabyara n'abandi ariko man I'm not proud for him why bro man ubundi Imana ijya kure mu muntu imuremera n'uburyo azabaho man imuremera inzira zigoranye zanyuramo ariko akazitsinda bro as long as wihanganye ukavuga ati ngiyewe ntwitinda wenda mu buryo ntari nateguye ntwitinda mu buryo ntigeze planning ariko of course reka mangane niyinda mbyare man ugereza umwana umujyane hihi umujyane se man nta bushobozi amafaranga yarabuze no kubona akazi ni ibintu byadanje ukambwira ngo ugiye gufata ibya ariko se bro reka nkubwire uwo wishimiye ko mushiki wawe azahora mu rugo bamushinyagurira cyangwa aho atagenda mu muhanda asabiriza se kubera none se uwo mwana hazamukoresha iki nawe ubwe adashoboye kwirera ntabwo ibi byose tubikoreshwa n'ubushobozi bro n'ubushobozi hari ibintu byinshi dukoreshwa ubushobozi inzara no kubutishimiye hari ibintu byinshi dukora kubera ko twihanganye bro tutitaye ngo ibintu n'ubushobozi ibintu ngo ufite ubushobozi ase reka mubwire man nta muntu ku isi ubona ubushobozi ashaka twese level yose tugeraho y'ubuzima step y'ubuzima tugeraho twifuza kuva kuri iyo level tukagera ku yindi level wewe nose urambwira nimba ufashe umwana bro watwise amaraso yawe ukayamena ngo hejuru ayo ngo ntaga bakira amaraso umwana ukiri mu nda ntaga bakira amaraso ushobora no kugira amahirwe bro iyo nda wowe ugahangana nayo wa mutipa uguteye inda yamara kubona iyo nda byibuze warahanganye nayo umutima wa kimuntu abantu hari abantu bakigira umutima wa oya abakobwa aho bari hose niba bari no kunyuma bagira ubwenge mugira ubwenge ntimwumvise hari abantu batagira ubujaje uyu bwawe buri gihe ahora azana ibintu aya bro nanjye namureba nkabona yuko nta bwenge afite ibaze afasha umukobwa mugira inama ngo twitinda bro uyitwite uyijyane he nimba nta bushobozi nimba uwo musore utamukunda nimba ureba uwo mwana ukabona ntaje hazaza hazagira nimba uwo mwana nta kintu umuteganyirije wayivanye reka nkubaze ubu ngubu wowe ejo ahantu uzaba urahazi none se iyo nda yanjye yivamo ubundi nari kuzamenya nanavukira n'ahandi cyangwa abana bose ni abana ariko mu gihe ari mu nda ntago bakira umwana ariko abari umwana bro none abari igikisa abari urusoro niba ari urusoro nyine man none n'urusoro no umuntu nese bavuze urusoro wumva umuntu reka nkuba ni umuntu nyine n'umuntu ariko rero bazumenye nose niye mpamvu umugore utwite bamubwira kwigengesera kugira ngo arinde ubundi iyo baba ari kubara umuntu utwite ntago bamara wenyine bamubara n'uwo afite babara abantu babiri bro ngiye kubwanye ntabwo nabaranga abantu babiri naba ari umuntu nta muntu nabara kuko umuntu ukiri mu nda ntago umwana ukiri mu nda cyangwa se niyo habaye ikibazo cyangwa se akabaye ikibazo ku mugore utwite man baravuga ati habaye ikibazo ku bantu babiri uwari utwite abo ngabo nyine n'abadafite ubwenge nkawe abo n'abadafite ubwenge nkawe babaranga abantu babiri kandi atari umuntu we manje waragoswe sinzi we imitekerereze yawe sinzi njya nibaza uburyo utekereza bikancanga nose uratekereza yuko nimba umuganga avuga ati sigasira weho ubwawe usigasire n'umwana utwite ko cyamwita umwana kandi akimutwite
nyina aho ngabo nabafite iyo myumvire sibyo nanjye rero mfite imyumvire n'abagenzi banjye bari kunyumva kuko nukuvuga ngo cyane abagenzi bari kukumva side bari kunyumva umva wa mukobwa we menya kumenera amaraso man ubugingo bwawe bro umva wa mukobwa we menya ko nimba utwita umwana utamushaka wubuzamo vanamo amacuho ubuzamo bro ubuzemo nyine kandi man ibintu uri kuvuga man izabikubaza nakore swap umugore kora swap vanamo mu gihe uwo mwana utamukeneye vanamo kabisa kandi uramutse mani uri umugizi ungana gutyo ukaba uvuga ngo umubebe natwita ngo umukunzi wa natwita ngo mubona mudafite ubushobozi ngo uzatumubwira ngo ayikuremo ase nta nubwo mwahasoringa mani ubuzima bugakura ariko guhasoringa wenda weho aho nguwo wemeye guhasoringa noneho hari umutwita atabyemeye se no se baramufashe no ku ngufu bro manzi byumve nose waba wafashwe ku ngufu kavuga ngo icyo cyano zakibyara ukijyana hehe kuri yose reka nkubaze nose nimba aba yafashwe ku ngufu uwo mwana bagiye kuba inzira karengane yiki nose ibibazo yagiranye n'uwamufashe ku ngufu cyangwa se ingorane yagiranye n'uwamufashe ku ngufu umwana bagiye kubizira gute ngiye kintu ikibazo ngiye sinemera kari n'umwana ngiye umuntu uri mu ndasi wabamo man ntabwo nemera nta buzima bubi bubari igihe kirekire man nta buzima bubi bumara igihe cyose man uwaba mu buzima bubi ariko as long as wihanganye ukanakora cyane ubuzima bubi burarangira wikuva ko nimba twita udafite imyenda udafite aho kuba udafite udafite uzagufasha ngo umwanza ari ugukuramo inda kugira ngo weho reka nkubaze uzi ingorane urumva abakobwa bahura nazo kuri ziranda baba batwita wewe n'utwita nabyuzi wewe uzi ko kubyara kwere man kubyara ni ibintu bisaba process ni ibintu bisaba amafaranga ni ibintu bisaba ubwitange ni ibintu bisaba kwihangana kurenza rero mu gihe nose abantu bose bakeneye bashoboye n'abakene babyara man umukene nta muntu uba man ukodesha bro no kurya arya uzabyara umwana yambara ubusa ubusa se ntabwo nabyara umwana ngo yambare ubusa ngende umukobwa reka nkubaze man nose nimba weho reka tuvuge wenda ngo nge nanse kubyara ngo kwa ngo ntabwo umwana wanjye afite imyenda zambara man ubundi bibye ngo hari ahantu umuntu azagera kumva yishimiye ubuzima arimo hehe se none se nye buri munsi umuntu ahura avuga ati ahandi mana afasha amarenga andi fasha amarenga none nimba uri kubwira hari ikintu utari gusobanukirwa neza iki ngiye ko nta kintu reka musobanurire neza umanza urabyumva bishyire mu ubwo rutwe rwawe ubyapurikemo wumve ko sibyo nimba umukobwa atwise inda umukobwa mana bari kwishaza bya danje weho nyine impamvu uri kubivuga gutyo wewe impamvu uri kubivuga gutyo ntago twita ntago uzi uburemere bwo gutwita ntago uzi ingufu ziba bwo gutwita ntago uzi ububabare abakobwa barababara bro iyo umukobwa ari kubyara arababara cyane ku rwego rudasanzwe none ibaze kubabara uzi yuko uwo mwana ugiye kubyara azaba ari n'ikinyenda ronda bro azaba ari umwana utazi na se azaba ari umwana udafite umubyeyi umugwa abana twese tuzi ba papa man nose umugwa n'abana bavutse batazi na ba semane kandi babayeho reka nkubwize ukuri sibyo mani harera imana bro weho iyo wifashe ukazana ibitekerezo bipfuye ngo harera imana gute ariko bro hari n'umuntu no gukora no gushaka amafaranga nose kuki harera gukora no gushaka amafaranga rero mu gihe nayo ufite nose reka ngubaze uwo mwana umubyaye yakubuza gushaka amafaranga atamukubuza icyambere iyo byaye umwana habaho icyo cyo kumwonsa sibyo manzi ubyumve neza ubyapurike wumve neza nibwo uri kubivuga uri gisazi manzi ubyumve iyo umukobwa agiye kubyara sibyo habaho gushaka imyenda ayo umwana azavuka yambara iki azambara ubusa umwana uzamwonsa nta batonze gato uwo mwana uzamwonsa nta gikoma wanyweye nta sombe wariye nta n'amata none se umwana uzamubaze reka nkubaze ntushobora no kuba waramubyaye none mu mafaranga nyuma yaho ukayabura ukaba umukene niyo myenda none wari ufite yose igashira reka nkubwize umukobwa wese cyangwa umumama ubyaye umwana sibyo ubwenge buhita buza sibyo manza nyine usobanukirwe ntabwo nshaka kwemeza yuko ngagomba kumubyara kwera sibyo ubwenge buraza ariko mu kuza habaho nicyo bita ubushobozi ntabwo ubwenge wabugira ubwenge abantu benshi barabufite sibyo ubwenge abantu benshi babufite mu mitwe yabo ariko utari umusazi nta mafaranga ufite
utari umusazi yego utabana n'ubumuga udafite ikibazo cyo mu mutwe ntabwo wabyara umwana ngo ujye umurera ku buryo uvuga ngo ngewe ndafata umwanzuro wo gukuramo inda ngo ndi umukobwa ngo mano hari n'abamukorera kugira ngo bagume bari beauty kugira ngo manzi unyumve neza listen to me manzi unyumve fresh unyumve urangiza umwana ubyumve neza ureke gushuka abantu umwana nta icyo wiyemeje no gushuka abantu oya nta kubashuka weho nimba uri umukobwa man ukaba uwo twayinda menya guhasolengera ubuzima bwawe man ntabwo umwanzuro buri munsi tugira ari uwo gukora negative man negative answer man ntabwo ari gufata imyanzuro iri negative man hari igihe utekereza ukavuga ati umwana namubyaye of course cyangwa namutwite ahubwo reka nihanganire ububabare ndebe and then essay kuvuka kwe bizafasha mana ari umwana uba ugiye gukuramo inda yiwe ari nawe uzakwera umugisha bro none ngereka nkubwiza ukuri abari uzakwera umugisha uramutse ubaye uri umukobwa ukaba utari igicucu ukaba utari ikigoryi ukaba nta bundi bumuga ufite ukaba nta zindi mu mutwe hari normal fresh ntabwo ukwiye gufata umwanzuro wo kuvuga ngo ugiye kubyara umwana mu gihe uwo mwana ugiye kumubyara nta bushobozi uzaba ufite nta mafaranga uzaba ufite nta myambaro nta seno no by'ubwihari erega mani ntabwo ibintu byose uwo mwanzuro wawe ntabwo ibintu biba mu buzima bwacu tuba twabiteguye hari byinshi biza mu buzima bwacu bitugwiririye ntabwo rero kumva kuko wowe uba umeze nka wa mugore ako kanya wowe umeze nka wa mugore ubyara abana yabona ngo life irakomeye akabatamana oya ntabwo ndi kukubwira aho kugira ngo babyare unabati wanabireka kwitandukanya n'umwana wawe mu nda nibyo rero mba ndi kukubwira aho kugira ngo ubyare umwana aho kugira ngo ubyare umwana uzi ko utazamurera neza azagera hagati ukamujugunya wavanamo mwana wavanamo kabisa ikintu cyadanje utanazi hari n'ababebe bakuramo atari uko adafite ubushobozi kubyumva ahubwo ari uko ngo ari gushanga ku maintaininga beauty ngo cyangwa ubwiza ubu urumva ataba ari ikigori ariko se ubu uri umukobwa ukaba utari igicucu ukaba utari ikigori sibyo ukaba wumva mu mutwe wawe uri muzima wabyarana n'umuhungu udakunda wabyarana n'umuhungu ubona nta bushobozi afite bwo kuzarira uwo mwana umuhungu udakunda se mani ubundi hari abantu benshi bani baza bavuga ngo baje mu rukundo cyangwa muje gukundana baje kugukina mani benshi ntabwo rero ngiye numva ko ubwo rukundo rwanyu rwaje mwubujiji cyangwa se bwaje mu nta bujiji nge mbibona aribwo buzatuma umwana utwita za inzira karengane none se reka nkwereke si umwana utwite ngo umukuremo of course ngo kuremo reka bajya bundi bajya bavuga ngo ukunda ni ibiki se umunyarwanda ajya avuga ngo umwana ngo ni marayika sibyo yego koko ni marayika ntago abazi ibyo agira ute agiye gukora cyangwa se agiye kuzamo aho kugira ngo rero umuvane mu bwamarayika bwiwe umushyire ku isi sibyo umutereke ku isi uziko agiye guhura n'imihangayiko agiye guhura n'imibabaro iyo mihangayiko ariko abayitonze manzi numve wavanamo amacuho ukavanamo amahirwe kuko kugira ngo umubyeyi nyakura kuri kimana ubundi ikingano z'umubyeyi ntabwo ari manzi nyumve no ku kantu manzi n'umenya ngo reka manzi ngusubiza ku kantu umubyeyi nyakuri nkuko bivuze akora iki abigenza ati umubyeyi nyakuri nufata umwana wiwe afite mu nda cyangwa se ibyo afite mu nda akamenya ko nibigera ku isi amanaginga erega mani wikwenga ko abantu kugira ngo uwo mwana aze kwisababare abeho nabi ahure n'imihangayiko wamuvana wavanamo hakiri kare wowe ikintu utari kumva nuko ntabwo buri gihe mani tuba mu buzima twifuza mani ushobora gutwita akakanya uri mushobora umwana unaremerewe ufite n'ibibazo byinshi boyfriend yakwanze nta mwenda ufite ntaho ufite ntaho kuba ufite ariko mani wabyara uwo mwana boyfriend wawe yakureba akabona mu by'ukuri ufite umutima w'uwo muntu akaba yanakugarukira ariko ikibazo ubu si aka kanya uramutse ukundana n'umukobwa mwarangiza wamutera inda akaza akakubwira ngo inda wanteye ngo nshaka ko tuyikora akabikwibwirira ngo inda wanteye nshaka ko tuyikuramo niba waba umukunda azongera kumukunda reka nkubwize ukuri ngewe nteye umukobwa inda akaza akambwira ngo iyi nda baby ndashaka iyi nda tugikuramo nababwira ati fatu baby ibyo bintu wamanje kubitekereza ati yego uwo mu baby nahita numva ko afite n'ubwenge nababwira ati yo nda rwose biri gusaba amafaranga ngahe ngo tuyikuremo biri gusaba uhe muganga njye najya no kumwishakira amafaranga ngahe ibaza amafaranga ngahe najya kumwishakira umuganga akavana bagahuza kuvuga babitekerejeho man
na neza cyane nabikoreye na research kuko kwande mva iyo mbonye abakobwa kuntu bababara kuntu ino si ibababaza ibabangamira nareba none iyo bafite abana kuntu biba bigoye ntabwo namashushikariza ngo mbwira ngo nta bintu mani ntago ibintu byose biba byoroshye mani kandi bugiye weho wavuze ngo ngiye kuryamana n'umuhungu ukemera gufata umwanzuro wo kuryamana nawe uba ugomba kuba uri mu cyiciro cya homboka bishobora kumbaho risk ngatwita cyangwa si intwite wire wikuvuko numara gutwika umwanzuro wanyuma ufite wakora ari wo gukuramo umwana man cyangwa kugira inzira karengane bro kuko reka nkubwire man hari abakobwa benshi bagiye babyara mu bibazo bro babyara mu ntambara kandi kekanya bafite abana beza nanose n'abamama bacu ntabwo bagiye batubyara bari baba bafite ama etage man ako hari ikintu bita kumenera amaraso umwana utwite bro we nyine ni ibintu utawumva wowe ikibazo cyawe ni kimwe buri munsi uba wumva ko ibintu ngende kukubwira ndi kugufela uba wumva ko ibintu ndi kukubwira ari ukukubeshya ariko bro niyo utaba ufite ubushobozi of course utaba ufite ubushobozi ukavuga ati njyewe nta bushobozi mfite bwo kurera umwana ariko uvuga ati byibuze umwana wanjye naza ku isi ashobora kuzamvana muri buno bukene as long as namweretse n'urukundo ubu ngubu wowe kuri ikigoryi uri kubwira ngo umukobwa ngo umwanzuro wanyu mufite ku buzima bwangu nimba ubona utwite ngo udafite ubushobozi gukuramo umwana ubu se yonga wagenda gukuzamo umwana amafaranga wakishyura ugenda ese buri ugiye kuyikuramo ugapfa agiye kuyikuramo bikamanza none ndangiye nakumvirije numva ibitekerezo byawe numva ikigoryi mani numva n'ikiwerewere wa mugani wa Kanumba uzi impamvu ngiye kubivuga gutya bro manzu nyumve nje nabonye abakobwa benshi basaze ku muhanda basaze gusara ubundi nituvuga gusara hari umuntu utawumva ko ngo ngari ibintu byoroshye gusara akiruka ku muhanda basizwe n'iki abakobwa basara basizwe n'iki agasara kubera abo bana yabyaye abani yabyaye se reka nkubaze mani niba wasazwa nuko wabyaye garuka bro garuka umve wijya ugenda ariko tumanye tuti oya nge ntago nakomeza gukorana n'umuntu tutari kubuza wijya ugenda tugifite ibintu kuvuga ese kuki wivumbagura ariko se mani ni gutewe komeza umbwira mani ibintu nk'ibyo by'ubufize mani ariko unsera buri gihe ntago duhuza buri gihe uri kumbwira ibintu birangira no reka nkubaze mani reka nkubaze ngwino ariko mani ngwino oya mani buri gihe birangira ndi kumubwira ibintu yanze kubyemera yanze kubyumva nk'ubu nguyu mubwiye ngo umukobwa navanemo mu gihe yumva inda atayishaka uyu ngo akumva yuko ngo umukobwa ngo yayishyira kandi buri gihe dukora ikiganiro kigamije kugira ngo nyuma aze kubyemera bikarangira yanze kubyemera yishe ikiganiro nze kwemera ngiye nemera ibintu by'ubugoryi nk'ubwo ngiye mbashaka ko wemera mani mbashaka ko nimba makuru twabivuga nyine nyuma ya kamera sasa ikiganiro cyacu twaje panze ngo tugiye kuvuga ibintu nyuma uraza kwemera sibyo none byagera mu kiganiro hagati ukanga kubyemera niba ushaka ko tutasoza ibintu nemera ibiki oya none se wewe uguve man umve rero man ngiye kukubwira ijambo nari sibyo kandi uritekerezeho widuzana ibintu by'ubugoryi ngo tuze kubiganiriza abanyarwanda ugiye mbashaka ko uko tuba twabivanye kuri kamera nyine ariko nyuma nyine ya kamera ibiki mbigenza dushyizeho kamera wagira ngo ufatwa n'abadayimoni none se urambwira ngewe ngo nze mbwira abakobwa shishikariza abakobwa gukuramo inda mane rega afite bashiki banjye mane oya ngiye bakeka nkwereke nibyo nari bunda kubwira ngiye banze wumve nzi abakobwa bari hariya Nyabugogo sibyo n'abadamu baba mu biraro bafite abana babyaye no nibyo ushaka ko bajya mu biraro kandi byose byatewe n'abana babyaye utagira ngo ni n'ikindi kintu cyabiteye nkubaze man nyina mugabo uwo niwe mubyeyi man nuzi umubyeyi wemera umwana mu kiraro no siko cyaba atarayikuyemo akamubyara urumva akugira ngo mfate umwana ngiye mujyane mu biraro hariya Nyabugogo ngende kubyara umwana nahubuzamo nkakora swap bagita gukora swap guswapinga ase man ungari girlfriend wawe man cyari girlfriend wawe man nabyishimira ariko nge nabyishimira biseri nge namabwira ati man reka ngiye mubwira wanje no gukunda ikintu wifuza niba udashaka umwana ntabwo biguhatiriye wa mukobwa we iyi si ntiri fair turabizi neza ushobora kugira ikibazo ukisanga uri muri risk
watwise pe kandi ndutayiteguye maybe wanyu bari kubangamira urabizi neza ko ufite ababyeyi b'inkazi batakumva bakubwira nabi urabizi ko ufite abasaza baba brother bawe cyangwa bakuru bawe batari buze kukwakira ariko ntago umwanzuro aka kanya utugira ari uwo gukuramo inda ahubwo jya utekereza uvuga ati ese iyi nda ntwite yaba ari wo mugisha wanjye ntago ababyeyi bose mane ari abagome bro wewe ni ibintu bikumbwira none se ubwo ndumva ibintu wabivanye muri local ukigira international umukobwa wese kuba agiye gukuramo inda ntago akaba yanzu ntago urwanga bafite ahubwo n'urukundo bafitiye umwana aba yikunze none se ukuramo inda uwo wanga umuntu wanga wakishimira akabaho neza ubwo wakuramo inda y'umwana wawe ukuri mu nda utwite ugendana amezi nkangahe ngewe umuntu nkunda siza amezi batajya gukuramo inda ntago nyaze ariko tekereza kuri amezi wowe wagendanye n'umwana wawe warangiza ukitandukanye nawe ngo uramukuze cyangwa uba umwanze mani nushi kumukuramo njyewe ndi kubyumva nanabibona nanashishikariza abantu uwo ari wese uri kutwumva uri kumbona ngewe nkanjye nka Zefrene proof yanjye urugero rwanjye ngiye gutanga sibyo umukobwa wese ufata inda akayikuramo ntago ari urwango aba afitiye uwo mwana ahubwo ikintu nakita urwango ni kwa kundi wafata umwana utwite ukavuga ati ngiye kumubyara ukamubyara ku isi y'ibibazo ukamubyara none nawe nta n'ubushobozi ufite n'umusore waguteye inda nawe ubwe atanayemera niyo yaba anayemera mu gihe nta bushobozi cyangwa se mu gihe wumva umwana ugiye kubyara uzamushyira kuri nosi ukabona nta kintu aje kuyikoraho hubuzamo sasa mane riga nawe umenya uvumira itararenga mane nose abavumye ntago cyazabashe gukora ikintu kibi ngembona abakozi ubuzinga umwana azavuka uretse n'icyo kintu umwana navuka aza akora ibi ngibi cyangwa ibyo byose bigenwa n'Imana uretse n'icyo kibi ngena wavuga ngo ni ikintu nta n'urwango mbibonamo nta n'icyaha mbibonamo nta n'icyaha ubwo ngembe bara nk'umugisha we cyo leta igufasha igufungaze leta ko kireta igufasha uri gukuramo inda ukishe iyo utabishoboye ubijyana muri leta bakabyemera iyo wumva utabishoboye so nawe nsubize ukishe leta irushigikira ikavuga ati nibyo koko uyu muntu ntaga uyu mwana abona azamubyara muvanemo nibyo koko uyu muntu azabyara umwana nta bushobozi azabona muvanemo ubundi hari impamvu zigeze kuri eshatu ishaka gutuma umuntu avanamo umwana kandi na leta ikabimushyigikira manzi cyumve neza mu gihe umwana ugiye kubyara udafite imyaka y'ubukure cyangwa se mu gihe ibona ko uwo mwana n'umubyara ishobora kuzamuhitana cyangwa bizamugirira nabi leta ikugirira inama yo kumuvanamo icya kabiri mu gihe uwo mwana ugiye kumubyara mu gihe uwo mwana nta asa afite mu gihe nta bushobozi vanamo icya gatatu ni byinshi mu gihe rero uwo mwana babona azavuka nta bushobozi uwo mwana aba agomba kuvamo so rero nawe mukobwa mu gihe uwo mwana reka tureke ubushobozi sibyo tureke no kuvuga ngo noneho ngo wageze kuri cya gihe ngo udafite ubushobozi bw'ibintu ukora sibyo ahubwo twebwe dutekereze tuvuga ati weho nk'umuntu ufite ubumuntu nimba uri umukobwa ufite ubumuntu uratekereza ko ukuye mu n'ubumuntu ni gufata umwana uri mu nda cyangwa se umwana utishima ukamuvanamo n'ubumuntu n'umuntu nabwo umuntu bwa mbere kuko ubunatekereje kure bura abanyarwanda cyangwa se abantu muri rusange manze byumve neza bashishikajwe no gutekereza ibyaka kanya iby'uyu mwanya iby'uyu munota sibyo buriya umuntu utekereza ku bintu bizamara imyaka niyo muntu uba utekereje kuri project urugero nk'umuntu ufite umwana utwite umwana akabona uwo mwana nta ejo hazaza idazagira uvuga ngo ufata umwanzuro ahubwo so gukuramo umwana cyangwa gukuramo inda atari uba watekereje ntatekereje zo nose nimba atatekereza ngavuga ngo umwana nimutwita ubutekereje noneho mu myaka iri hejuru nkamutwita nkamubyara maze wumve n'igihugu kiri gutekereza project yacyo ntabwo gitekereza ngo umunyarwanda none hagiye kuba hati batekereza umunyarwanda kera azaba hati mu myaka 80 azaba hati sibyo n'umwana nawe nuko nguko umwana ugiye kubyara mu myaka 10 azaba ameze ati abantu dupanga uwo mwanya ufite ubushobozi wewe uri ariko nturi gutekereza ku gihe imyaka izamara uko bizaba bimeze sibyo man uzwari marine abana bagira igihe cyo kureba marine bro mbona kandi zihetsa abana bro ngabyumve marine ubwo si kintu tugomba gushyira hano tukatishimira ubundi ngiye ikintu bari tuvuga tubyishimira dushyireho ranka tuvuge ngo marine ni rebana
tujye twiga ikintu bita urukundo bro, tujye tumenya guheza agaciro ikintu bita urukundo. Nimba nyoka atarakubyaye nimba nyoka atarakuvanyemo, nimba nyoka atarakuyemo inda yawe akemera kukubyara, wowe uri muntu uri umukobwa ufite ubumuntu bungana gute ufata umwanya ukavuga ngo ngiye ntwitira ubundi warasaze man, ngo nibyo bizasubiza ubwiza cyangwa uri muzima, nibwo ngo bizatuma mba mwiza, ngo nibyo bizatuma ngo abasore bongera kunkunda, ngo nibyo ubwo uri umukobwa cyangwa uri inyamaswa. Icyo uri inyamaswa wowe ukora ibyo bintu banakuye bagufungira mu munyu. Ndi kubona nko guhorana niyo mpamvu wowe mane ushobora no kuba warasaze man, warasaze kuko n'ubu kamanza ngo baza kabazo kugira ngo numve uri muzima, kamanza ngo baza kabazo kugira ngo numve kuri muzima. Rimwe guteranyeho rimwe ni kangahe? Ni kangahe? None insubize ndatamye ko umuntu turi kuganira iri muzima. Rimwe guteranyeho ni kangahe? Ni kangahe? Ni kangahe? Mbivuga ko wasaze. Reka manza nkubwire kuntu wanasaze, noneho wasaze n'ubwonko bwawe wagira ngo nta kintu kirimo. Tete vide bro, manza ubyumve kuko manza wumve urugero umaze kumpa n'urugero rudafatika. Urambwiye ngo urimo mama yarakubyaye, ukumva ko yarakubyaye ngo we kuki ngo wumva ngo waswita. Manza ubyumve kuki wumva wowe wakuramo kandi reka manza kukanuna gusubize. Kera ibintu byari biriho ubu ngubu none hano manza ubyumve, ntago bigihari. Ikindi mama wawe nimba yarakubyaye afite ubushobozi, weho mwana ntago ufite ubushobozi nk'ubwe. Rero kukubwira ngo ufata inda uyikuremo ntago ari ibintu byadanje. Nimba umubyaye none se ni byadanje. Iyo umukobwa akuze, urumva iyo akuze agira izindi nshingano, sibyo? Nawe ubwiwe ni life ye wabagiye kubamo, sibyo? Life ye agiye kubamo. Uziko muri izo nshingano umukobwa nyine afite akwiye kugira akuze, harimo n'umwanzuro wo kuvuga ngo umwana wese ugomba kunkomoka, ngomba kumufata neza. None se ubwo gufata neza birenze gusigasira inda yawe utayikuyemo. Njye n'icyo nkubaze iki kibazo, mbaza ndagusubiza. Nimba mama wawe yarakubyaye afite ubushobozi, weho mukobwa nta bushobozi ufite, urinde wo kwifata ngo uvuge ngo ubwo mama yambyaye afite ubushobozi ngiye kubyara ntabwo mfite. None se ubundi bigiye ngo nyoka zakurerera kinsubize? Nago nyoka zakurerera bro. None niba ntazakurerera niyo mpamvu utagomba kumureberaho ubuzima bwawe n'ubwawe. Mani hari ibintu byinshi twiga ahubwo natwe tukashyamwe inyurabwenge yacu, sibyo? Nimba mama wawe aka kanya weho ntago uri mani umuntu muzima bara ntago dependinga ku miryango ngo ku mitungo yiwabo mani, ngavuga ngo mu rugo turakiza. Nyine niyo mpamvu uvuga ati ngiye gufata risk yo gutwitaho no mwana kandi nzabyipevera personality, ibintu ukabigira ibyawe. Nose uratekereza ko nuvuga ngo mere ngo yabyaye afite ubushobozi, ngo nawe ngomba kuzabyara afite ubushobozi. Nose igihe utarabubona kandi ukaba ugize risk yo gutwita. Mu gihe nyoko umwana uzabyara atazakurerera ntabwo ukwiye kumurebera, ukwiye kureba ubuzima bwawe nkawe nka Kevin, nkawe nka Clementina, nkawe nka Jack, sibyo? Rero mu gihe umwana wawe umureba ukabona ibyo nibyo bituma rero nta ejo hazaza azaba afite bwabaye ubujiji, uko bagikigaje aho ufite ikibazo usanga agakobwa karatwite nta n'urusoni karagiye kwa muganga karatazamye bagakuyemo inda ngo gasuye kwisa. Man uri ikigoryi nimba uri umukobwa utekereza yuko umwanzuro muzima man wagira mu buzima bwawe ari uwo gufata umwana utwite ukamukuramo. Niyo waba udafite ubushobozi ko waba umeze kose, niyo waba ugenda usabiriza bro, taking your risk y'ubuzima bwawe, menya gutekinga risk man. Ariko man ibaze nyine niki kica abakobwa ba kejene man. None n'ababikora batadependinga cyane ngo nta bushobozi, ngo she ntaga nyanga, ngo baby ntago nkunda, ahubwo ikavuga ngo ngiye ngo ndakamisi ngo sa fresh ngo ninkwita ngo nkabyara ngo nzahita utasize man. Ibaze ko mama wawe yavuze yemeye kukubyara man. Man usi n'ababyeyi babyara bari mu bibazo bya danje bro, ari abakene bakarera umwana wabo akanavamo president akavamo ndi man. Hari ikintu ngira umwana n'umwami umwana n'umutware bro, ntago wafata umwanzo wo kuvuga ngo ugiye gukuramo inda bro. Inda uko no kuvuga bitararenga. Hari ikintu ngira ngo kimaze kive mu uyu mutwe wawe, wagira ngo bafashe ibiziba bawuvumira. Manzu nyumve neza, sinzi impamvu udashaka no kunyumva. Manza wumve kugira ngo manza wumve impamvu urutwe rwawe rurimo amazi, rurimo ibiziba,
noneho n'ababyeyi bakubye ntekereza yuko wagira ngo ntabwo bari banyweye ikawa harya. Manzi ubyumve neza, manzi ubyumve. Nimba uri umukobwa ukaba uzi yuko umwana ugiye kubyara nyoka atazakurerera, uzi yuko umwana ugiye kubyara nta wundi muntu uzagufasha, uzi yuko umusore waguteye inda nungu batanayemera niyo wabona nta bushobozi afite, vanamo amahero, vanamo amacuho, kora swapu kuko uri uvuga ibintu vuze ngo nimba nyuka atazakurera wowe uri kwishimira ngo nimba azamurera none so kubimenyeza nuko wamugenderaho no uzajya gutwita uvuga ngo ngiye gutwita inda ngo mama azarira none wakabimenye. Erega abantu reka ubwire nimba nyuka atazakurera, nimba nyuka atazakurera nta muntu n'umwe w'igiti cyo gufata umwana uzaba ugiye kujyana mu buzima nyoka arakubyarira. None se wakabimenye man insingano ko yarakoze zo kukubyara. Rero reka mubwire wewe umukobwa aho hose ukamenya gutandukanya ikintu cyiza n'ikibi. Ubundi insingano z'ababyeyi niziye man. Wewe umukobwa unyumva ntago nzaho uherereye hariho hose. Nyumva neza listen to me. Umva rino jwi Zefri nakubwiye. Sibyo? Nimba uzi ko nyoka atazakurerera nta n'uri umuntu uzagufasha mu gihe uri kubona nta bushobozi, vanamo iyo nda kuko n'ubundi ntabwo uwo mwana ugiye kubyara ukamushyira mu buzima bubi, ugiye kubyara ukamuzana ku isi yababaye, ugiye kumuzana ukamushyira mu isi y'imivumo n'ibibazo. Ntabwo nagubwira ngo ntabwo nagushishikariza ngo ufate uwo mwana ngo reka njye nibariza abakobwa, sibyo? Umukobwa none ahangaha dukurikiye inshingano umubyeyi agira ni ukubyara akanarera. Mama wawe witekereza yuko nimba yarakubyaye akakwishyura amashuri ugasoza kwiga, ukaba uri umuntu uzi gutandukanya icyiza n'ikibi, ukaba ufite imyaka y'ubukure yamenya kuvuga ngo iyi risk ndimo ndayihandolinga gutya, witekereza ko uzabyara umwana uzarerwa na mama wawe, kuko biba bimeze nko kumwikoreza undi musaraba kandi n'uwawe kuwutura byaramunaniye mani. Ase man uri kugira inama abakobwa kuvuga ngo ubyara uzi neza ko iwanyu bazakurerera, urabyara uzi neza ko iwanyu bazakurera nimba iwanyu yewe ubwo ntabwo ugeze unyumva neza, ntabwo navuze ngo kubyara utazi ngo nimba mama bazakurera. Mama wakurerera gute? Ubusa ibaza ariko mama wakukurera akanarira n'ububyaye. Ubwo so umusara waza wari umubyeyi wo musara waza. Niyo mpamvu rero ngiyewe nshishikariza abakobwa ngo bazivane imizo. Nta kuzivanamo. Bazivanemo. Watsinzwe ingingo za ntago ziri gufata bro. Mugira none se reka mubwire. Mbya nk'ingingo nta ngingo zimanye. Reka mubwire ingingo ugomba kurengera umuntu. Yemereza ingingo 3 cyangwa 2. Nishaka kumbwira enye. Ntari enye umwe wembwira ngo nshingiye kuri ibi ngibi. Nshingiye kuri ibi ngibi. Yego. Ibi ngibi umukobwa utwita inda nayikuremo shingiye kuri ibi. Wembwira ngo kuhuzamo ngo kuramo utarambwe, mbya ngo shingiye kuri ibi bintu bigaragara bifite proofs, sibyo? 3 cyangwa 4 ubivuga nabitsobanure neza. Nanjye bite mubwira ingingo zanjye 3 ikindi shaka 3 tunasoza bifatira umwanzuro. Icyambere ingingo ngiye kukubwira uzumve neza. Urajumya ugutwe kwawe gukurutire neza. Uzi kubora uyu mumbwire sibyo kugira ngo ndayamubwira ingingo ya mbere. Umwe ati ingingo ya mbere bitewe nuko uri buri guce gukina gutya kura mwinda. Yego sibyo nari ingingo ya mbere. Nabanze mera fresh Bro waragoswe. Ingingo ya mbere irengeraweho umukobwa wumva ko umwana utwite ugomba gukuramo inda ukayikuramo vuba nihuse utabanje no kubitekerezaho. Ingingo ya mbere mu gihe umusore waguteye inda utamukunda, imwe mu gihe wumva umusore waguteye inda utamukunda ugomba gukuramo vanamo iyo nda vuba wihuse utabanje no kubitekerezaho. Ingingo ya kabiri igihe umukobwa yatewe inda cyangwa se weho umukobwa baguteye inda bagufashe ku ngufu vanamo none bitekerezeho. Iyo ni ya kabiri. Ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu mu gihe ubona ko nta bushobozi uzaba ufite gukurira uwo mwana, nta myambaro uzamugurira, nta n'ubundi bushobozi bw'ubundi ufite, wumva ko ubushobozi ari kubyumva ariko
nta bushobozi ufite, nta mafaranga ufite, wumva ko ikofi harimo webanza uvuge nanjye ndagusubiza ntari vanamo mvuge ni yakarese reka ngusubize kukirirwa wizima mu magambo manje yego sibyo vanamo shamana yanjye njye none ngiye kujya ngusubiza mpere ku ngingo wavuze ahubwo none reka indi yanyuma reka mubite indi yanyuma mu gihe weho mukobwa niba ufite umutima mu nda ukaba ufite urukundo ukaba utekereza ejo hazaza ukaba utekereza uburyo ubuzima bwawe bugomba kumera kubuzamo tekereza kabiri utekereza ko uwo mwana ugiye kubyara ubuzima ugiye kumuzana ku isi utekereze ukuntu nakura bizagenda nimba wumva nta bushobozi ufite weho uyinde wo gufata umwanzuro kuvuga ngo reka ngiye mbyara umwana mushyire ku isi wamugani wa Majide Buraka urarira mu isi y'ibibazo ku isi wahageze reka nanjye mvuge ntari ariko nizere ko mukobwa hori wanyumvise kandi zino ngingo zumvise kandi iyo ndugomba kuyivanamo kwitakagizwa man bose man ikintu cya mbere wowe ugomba kumenya wa mukobwa we ntago umwana ugiye kubyara cyangwa umwana utwite afite ahuriye n'ibibazo byawe nimba waragize ibibazo byo gufatwa ku ngufu ugaterwa inda wafashwe ku ngufu wijya gufata umwana ngo umugire inzirakarengane ufata umwana ngo uvuge ati ngiye kumukura bitewe n'ibyo bankoreye kuko ubwo ni ubugome nta bugome nge mbona cyari cyo basi kwa cyo gifata nk'impuhwe ngewe ikiri cya kabiri gifata nk'impuhwe ikiri cya kabiri nk'uko umuntu abaho cyangwa se umubyeyi akubyara atazi ngo ejo ushobora kuba cyangwa ugapfa akakubyara akakurera akagusipendingaho amafaranga byaba mu buzima bukomeye n'ubworoshye agaharanira inyungu zawe akavuga ati uyu mwana ngomba mani niyo nama ncuruza agataro ariko of course mpanganira umwana wanjye cyangwa mpanganira uburere bw'umwana wanjye no kubaho kwe tekereza yuko nabyo ngibyo wabishobora watwita mu bihe bikomeye mu bihe udafite amafaranga tekereza kabiri natekereze kabiri ariko kwiyo ngingo buretse mu bihe udafite amafaranga mu bihe udafite umuntu ukureberera mu gihe wihasolenge warwaniriye urubyaro rwawe umwana akabaho kandi ejo akazakugira umumaro ariko ingingo ya kabiri ingingo ya gatatu tekereza yuko aga kanya weho ibintu ugiye gukora ntabwo biri kurebwa nawe wenyine n'Imana ibikureba kandi buriya gukuramo inda y'umuntu ni ugukora icyaha ni nk'icyaha cy'ubwicanyi ukumva witekereza yuko rero gukuramo inda wa mukobwa ari ryo solution ya mbere y'ubuzima bwawe cyangwa ari yo ngingo nziza ni mwanzuro mwiza wabafashe mukobwa nta mwanzuro mwiza uwo mwanzuro niwo mwanzuro mwiza wabafashe rata wikumva yuko ayo ngari ari wo mwanzuro wa nyuma uvuga ngo uyu niwo mwanzuro ngo ngiye mfashe kuko ntabwo icyo ngicyo man uskipde borsha no kwikorwa kuramo inda y'umwana wawe ukazabyishyuza igihe cyose oya dutekereza wumvaga n'akababaro utagira n'amahirwe yo gutwita man utagira n'amahirwe yo gutwita ubaho gutya babaye afite agahinda avuga ati icyazampa nkabona umwana n'umwe none wowe uri gutekereza gukuramo umwana kandi umwana ari umugisha ushobora no gusanga uwo mwana ugiye gukuramo iyo ugiye gukuramo ari uzatwita ubuzima bwawe bwose numara gutekereza kuri ibyo bintu ukumva n'iby'iki gicucu cyakubwiye ukumva n'ubugori cyabikubwiranye njyewe uze kubyandika muri comment nta n'ikindi kintu nakongera kuvugana nawe ntacyo oya bro ubwiza ukuri ukamubwira nimba utari umusazi ntacyo oya